ndagira ngo tubitekerezeho. Ni ukuvuga ngo ubundi buri gihe reka tubanze turebe nk'abakristo tuba dukeneye protection kugira ngo Imana iturinde Satani. Yego. Ko Yesu yaravuze ngo dore mbahaye amahoro sinyabahaye nk'ay'isi. Ko Satani w'icyo ashinzwe ni ukutwambura amahoro, Kristo icyo ashinzwe ni ukuduha amahoro. Naho ngo buri gihe Satani ntazigera ahumeka, ntazigera aguha umwanya, ahubwo azaguhakurikira akunanize, nk'uko bigaragara mu butumwa bwiza bwa Yohana hari yanditse ibice 3:16, bigaragara mu byakozwe no 13:1, bigaragara mu bice 10 by'Abaroma 9:10, muri bire ko hagaragara. Ibi byose byerekana ko Imana idukunda, iduha ubuzima, ariko dufite n'umwanzi Satani. Yego. Uwo mwanzi Satani akaba arakoresha mu kwafectinga, mu kwangiza no gusenya no kwambura umuntu ubuzima bwiza umuntu yari afite aciye muri izo mbaraga. Yego. Urimo urankurikira? Ndagukurikiye. Nuvuga ngo ibyakozwe n'intumwa hafi ngira ngo ibice 16:31 byo byigarukamo kwenshi ukuntu abantu b'Imana bahura n'ikibazo nuko bakeneye gutabarwa. So rero ni ngombwa ko reka nsubize hano hantu kubizera bafite umutima wo kumvira Imana no kwegera Imana, nta kindi kintu bakora. Icya mbere ni ukwizera mu mavuta no gutabarwa. Ikindi cya kabiri ni ukugira umutima wizera ko Imana ibasha gusobanura no kumufasha no kumurinda gusohokamo. Ikindi cya kane ni uko atoza umunwa we. Nkurikira? Ni uko atoza umunwa we utavuga ibi bintu bine cyangwa bitanu. Ntukavuge ikintu ugiye gukora mu gihe utaragikora. Ntukavuge ikintu ugiye gukora mu gihe utaragikora. My next step ntagomba kuyikubwira. Kuko impamvu abadayimoni n'abarozi bakugizeho imbaraga nuko bazi purani. Niba n'umuntu uvugiza ubwoba, funga mudomo wako. Niba nakora mu kintu ukumva muri comfortable, ukumva ariko iki cyabaye byihorera. Meme hari no telefone iguhamagara wayireba kumva ukikangamo wibyigana batware kure. Rero ni kuvuga ngo Imana yakoze ibitangaza ikatunda kure, ugatuza ukamenya ko Imana muri kumwe. Yego. Ni ukuvuga ngo iki kintu iyo wasizwa amavuta yo kuvumbura uwo muntu, buri gihe azakwima igihe cyo kwitekerezaho. Uri he ko ntakubona, hanyuma se si byagenze gute, ese ya gahunda yagenze gute, se aho vuye byagenze gute, uzajyayo byari, ariko se ubundi nyine wa mundi gute se, ukabona afite ibintu by'impungenge kuko yakubuzeho amakuru yo kugushyira hasi. Niyo yabuze atangira kujya muri bagenzi bawe, ashobora kuyakuraho igice tuzuye ko ntayo hasi. Ntayo. Ugomba no gucyaha Satani ukamugeza kure, ukamukubita amategeko n'uwo muntu. Ikindi cya kabiri uko akwataka bari kumwataka, nakwatakisha amagambo mwatakisha amagambo, kandi ntiwemere ko hari ikintu agukuraho, yaba ari amafaranga, ikintu ari butware gutya. Wemera ko umuntu abwira atari ko wantije wa mwenda ko ari we mwiza kurutaho. Ubundi umuco wo gutira uzashira ryari? Aka mushomba icyo kintu nacyo umuntu yagitekereza akavuga ati mu gihe nzi neza ko hari ibintu byanjye byajyanywe, ntazi icyo byajyanywe gukoresha, icyo gihe byo ndabikata gute? Izo mbaraga bagiye kuzikorera ibyo bintu bagiye kubitongeraho, izo mbaraga zo ndazihagarikane. Ndabizi neza ndishuwa runaka yantwaye iki n'iki, ndabizi runaka yarantiye, ndabigenza nte? Jerius ko neretswe. Neretswe. Maye. Tangiye kuvuga. Byatangiye mbere nimo mvuga. Yego. Ukuri ngiye kubona umuntu w'umugabo mwiza. Ufite imodoka nziza. Bona aparitse iruhande rwawe. Bona agushyimo aragutwaye akwereka akazi keza. Nushaka usenga iki kiraka kiri hagati ya 3.5 n'igice. Mwanzi ntakikuriganya. Ntakindiganya rwose. Ndabibonye ariko. Ariko ubwo tubivuze nyine Satani nawe yagize gute yabyumvise. Telefone yahoreho, Imana igufashe, ariko ndabibonye pe. Imana ikiza n'icyo kiraka. Kandi simbonye nkomereje gusa mise mbona undi. Hallelujah, 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 hallelujah.
ubumwe bw'abera ministries buyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku murongo wa 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo, bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana wizitesha agaciro, wizisuzugura, izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho, ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'abera ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruw'agaciro uriwe, kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'abera ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Ku bufatanye n'inzego zifite mu nshingano, ubumwe bw'abera ministries bwiyemeje kurandura burundu igwingira ry'abana bafite imyaka 5 kugera ku myaka 12, tubondora, tubagaburira, tubashyitsa ku kigero cyiza, kwita ku kaze nanone ku bumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka, ariko turimo turakandagira n'imbaraga z'abacawi cyangwa z'abarozi no kumena ubwiru bwa Satani bwose. Amazina yanjye ni Jerry, ngo hayi ikaze wumva uguye neza, twicare twige ubundi dusenge tubeho mu buzima bwiza. Mushumba ndakwakiriye cyane. Bakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Mwishati nziza y'umukara cyane, uraberewe cyane, ahantu hose umeze neza. Yego mushumba, rero twagiye tugirwaho ingaruka n'abantu babi, abantu babi bitwaje imbaraga za Satani, bitwaza imbaraga z'abarozi, byatugizeho ingaruka. Harimo nabo, hari ababuze imiryango yabo, hari ababuze abana, hari ababuze akazi. No kuvuga ngo warangije kugirwaho ingaruka n'imbaraga mbi za Satani bakoresheje ubupfumu cyangwa abarozi, reka tubyite mu mazina. Muri bya bimenyetso byose twabonye, ababyibonyeho, abagizweho ingaruka, abapfushije, abafite abana bafite za autism, muri bwa buryo twabonye bwose, ababuze abana, ababuze abagabo, ukabibona ko umuntu waguhemukiye kandi nta kintu wakora. Ni gute wabihagarika? Aha ni uguhagarika izo mbaraga z'abarozi ku buzima bwawe. Ni iki wakora guhagarika abarozi n'abadayimoni bangije ubuzima bwawe, batumye wangwa? Ni iki wakora kugira ngo wirinde? Urakoze cyane. Mana nyiri ubutware, nyiri cyubero, mu izina rya Yesu Kristo turi imbere y'ubwiza bwawe Mwami, duhagaritse imbaraga z'abarozi n'iby'abadayimoni, ibitero byose tubihinduye ubusa, turi imbere y'ubwiza bwawe tugushimira Mana ko dukunda urukundo rudasanzwe, twiringiye ko zibitangaza n'ibimenyetso birenze ko twibwira ku bwa Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Urakoze kumbwira ko nambaye neza, urakoze kumbwira ko nsa neza. Imana iguhe umugisha, nongeye gusuza abera b'Imana. Nyaboneka ibintu tuyemo ko abantu bamerewe nabi, nibyo koko cyane. Mu gihe umaze kubona ko uhomba, ntacyo ugeraho, abana baheze mu rugo, barize ntacyo, mbega ibintu byose wagiye ukora, kumbi abarozi n'abadayimoni barimo barafectinga ubuzima bwawe, ariko kugiraho ingaruka rwose. Nora kugira ingaruka murazibona: icyangiro, igihombo, kwangwa, guteraganwa, kujugunywa, gusenya ingo, nazo ndwara zidashira zura zisirikira iwawe. Ni iki wakora? Rero ikintu dukwiriye gutekereza kirimo hano hantu nta kindi,
ndumva ndashaka gusubiza kino kibazo nk'umuntu umaze igihe ndi mu bintu bijyanye na deliverance no gusengera. Ikindi nk'umuntu wabaye muri bino bintu no kubikurikirana nuko nitaye ku bantu benshi cyane, ahanini nshingiye no ku ijambo ry'Imana, nuko ndi kureba abakuru bagiye basenga, bigaragara neza ko hari inama natanga guhagarika kuvuga ngo stop, murekera no guhagarika. Urakoze cyane. Imana iri guha umugisha, ntabwo biba byoroshye kubaza kutwumva. Ubundi akenshi nk'abakristo ndagira ngo tubitekerezeho, ni ukuvuga ngo ubundi buri gihe reka tubanze turebe nk'abakristo tuba dukeneye protection kugira ngo Imana iturinde Satani. Yego, ko Yesu yaravuze ngo dore mbahaye amahoro sinyabahaye nk'ay'isi. Ko Satani icyo ashinzwe ni ukutwambura amahoro, Kristo icyo ashinzwe ni ukuduha amahoro. Naho ngo buri gihe Satani ntazigera ahumeka, ntazigera aguha umwanya, ahubwo azaguhakurikira akunanize, nk'uko bigaragara mu butumwa bwiza bwa Yohana, hari yanditse ibice 3:16, bigaragara mu byakozwe n'umwa 13:1, bigaragara mu 10 by'Abaroma 9:10, muri bire ko hagaragara. Ibi byose byerekana ko Imana idukunda, iduha ubuzima, ariko dufite n'umwanzi Satani. yego, uwo mwanzi Satani akaba arakoresha mu kwafectinga, mu kwangiza no gusenya no kwambura umuntu ubuzima bwiza umuntu yari afite, aciye muri izo mbaraga. yego, urimo urankurikira? ndagukurikiye. Nuvuga ngo ibyakozwe n'intumwa hafi ngira ngo ibice 16:1 byo byigarukamo kwenshi ukuntu abantu b'Imana bahura n'ikibazo nuko bakeneye gutabarwa. So rero ni ngombwa ko reka nsubize hano hantu kubizera bafite umutima wo kumvira Imana no kwegera Imana, nta kindi kintu bakora. Icya mbere ni ukwizera mu mavuta no gutabarwa. Ikindi cya kabiri ni ukugira umutima wizera ko Imana ibasha gusobanura no kumufasha no kumurinda gusohokamo. Ikindi cya kane ni uko atoza umunwa we, nkurikira, ni uko atoza umunwa we kutavuga ibi bintu bine cyangwa bitanu. Ntukavuge ikintu ugiye gukora mu gihe utaragikora. ntukavuge ikintu ugiye gukora mu gihe utaragikora. My next step ntagomba kuyikubwira. Kuko impamvu abadayimoni n'abarozi bakugizeho imbaraga ni uko bazi purani zawe. Yego, kumustopinga nuko atamenya icyo utekereza, ukicecekera akabona po. Kandi kibwira ko uwo muntu ari ukuroga nuko yakibonye kuki utambwiye, biramubabaza, kubaza ko atishimiye ko nageze ku gikorwa ku cyabarwa nuko ntakimubwiye. Rero sibyo namubwiye byarakunze. Kuki utambwiye ikaba kuki utambwiye. Yego, nk'uko umugore kutamunyeretse, umusore kutamunyeretse, kuki wabonye viza kutese kutambwiye, ese ni kubera iki usigaye umpisha? Ibyo nakubwiye byarakunze. Hari abantu rero bumva ngo kamvuge ku basore cyangwa se n'inkumi, ufite umuntu mukundana bifite gahunda, agahita avuga ngo mpifoto ndebe, kuki ashaka ifoto? Ibyo byo ntibiba bihagije. Kuki utambwiye ko ngo wagize gutya? We ntavuze ati wow, ariko ushaka bagiye kumbwira oya, ukabona hisarakara, ukabona ko cya poti ntango ukubona arikanze. Kubera iki? Yafectinze ubuzima mbere umubwira gahunda, waramuvumbura bimuhisha. Kuki yavuze ngo ariko kuki ngo watambwiye ngo yerekeze kwa muganga? Ese uramerekeza umujyana ntahari? Niba nkubwiye ko nabyaye bigutwaye iki? Duha agafoto ku ruhinja, ntabwo turagafotora. Ntaboneka ukiri ikintu cyitwa agafoto ngo kareka tureba agafoto. Urumva ugomba gutoza umunwa wawe hirya y'ibi bintu byose, ukawumetiriza nk'umuprofesiyoneri ufite kwizera no kwihangana. Si ngombwa kumubwira intambwe yawe yagiye gukurikiza. Oya, si ngombwa. Wimubwira intege nke zawe, ntibimureba. Wimubwira ibyo ushoboye, ntibimureba. Wimubwira amakuru y'ibishyashya atarazi ko bigiye kuza. Muhishe ikindi gikurikiyeho. Wimubwira naho watsindiwe. Wimubwira imbogamizi ufite. Wimubwira ingano y'amadeni yawe ko si yo yishyura. Wivuga ikibazo, gerageza uhishe wamaze kumubona, kuko nabwiye ngo umumenye ute. Nuko icyo wakoze utamubwiye kimurakaza, aho kwishimira intsinzi yawe ukabona babajwe no kutabimubwiye. Kuki ashaka kubimenya mbere? Sinzi impamvu. Icya kabiri mu mubwire ukuntu mwidantifiye, wakubwira ibye agushaka iki.
uzabwira ngo yagarutse Kigali avuye aka atubona agarutse zagiye ryarute tiwe ntukabigira ibintu birebire kuki ibyanjye bigize birebire umuntu ahagarika abo bantu stop ntamenya amakuru yawe ntamenya ibyo ugiye gukora ntamenya aho ugiye kujya kandi buri gihe ujye usenga umwigizayo karumvikanya ko ngako karumvikanye neza cyane. Ikindi cya kabiri ni ukumenya neza ko igihe cyose utari protected utarinzwe n'amaraso ya Yesu uwo muntu yakugiraho imbaraga. Ugomba kumenya neza ko niba uri umukristo ukaba wuzuye umwuka wera ubaye umuntu ukomeye na Satani ngo atinya kukwegera. So rero abarozi na Satani akenshi bakwataka bijyanye no kwigaragura mu byaha kwawe. Ubwo niyo link binjiriraho. Yes, mu stopping. Niba muhurira mu bintu runaka hagarika byose bifunga twatuntu mwahuriraga no mushobora ko mudahura munasambana cyangwa mu inzoga cyangwa mu nkuki ahubwo mugahura muvuga abantu. Nabyo ni ikibazo gikomeye ku buryo mushobora kumara n'isaha nta kuvuga ukuntu ushobora kubona uko hakura imyaka ntibabona aho hakura akazaguteza imbere ahubwo urimo uravuga tu kugira ngo akwatake akwinjizemo igihe cyo gutakaza akazi kawe. Muranyumva ndi kukumva. Icya gatatu nanakivuze mu munsi washize narakivuze. Yego. Gerageza gucyaha Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Cyakoze mu 15:18. She kept this up many days. Shamano shakuritse nuko ntafite umwe kurisoma no kuvuga ngo hariho steps ngo iyo umaze kumenyeza imbaraga ngo mu gusenga byo kuvuga igihe kinini akaba agiye gutya kandi ukabona ko ugiye kugira za mbaraga kuko muri wowe hari ikintu mboreka nyikubwire neza. Niba uri n'umuntu kuvugiza ubwoba funga mudomo wako niba nakora mu kintu ukumva nturi comfortable ukumva kuri iki cyabaye byihorera meme hari no telefone iguhamagara wayireba kumva ukikangamo wibyigana batware kure. Rero ni kuvuga ngo Imana yakoze bitangaza ikatunda kure ugatuza ukamenya ko Imana muri kumwe. Yego. Ni ukuvuga ngo iki kintu iyo wasizwa amavuta yo kuvumbura uwo muntu buri gihe azakwima igihe cyo kwitekerezaho. Uri he ko ntakubona hanyuma se byagenze gute ese ya gahunda yagenze gute se aho vuye byagenze gute uzajyayo ariko se ubundi nyine wa mundi gute se ukabona afite ibintu by'impungenge kuko yakubuzeho amakuru yo kugushyira hasi. Niyo yabuze atangira kujya muri bagenzi bawe ashobora kuyakuraho igice tuzuye ko ntayo hasi ntayo. Ugomba no gucyaha Satani ukamugeza kure ukamukubita mu mategeko n'uwo muntu. Ikindi cya kabiri uko akwataka bari kumwataka nakwatakisha amagambo mwatakisha amagambo kandi ntiwemere ko ari ikintu agukuraho yaba ari amafaranga ikintu ari butware gutya wemera ko umuntu abwira atari ko wantije wamwendeye ko ari we mwiza kurutaho. Ubundi umuco wo gutira uzashira ryari ariko mushomba icyo kintu nacyo umuntu yagitekereza akavuga ati mu gihe nzi neza ko hari ibintu byanjye byajyanywe ntazi icyo byajyanywe gukoresha icyo gihe byo ndabikata gute izo mbaraga bagiye kuzikorera ibyo bintu bagiye kubitongeraho izo mbaraga zo ndazihagarikana ndabizi neza ndishuwa runaka yantwaye iki n'iki ndabizi runaka yarantiye ndabigenza Jerius ko neretswe maye utangiye kuvuga byatangiye mbere nimo mvuga ukuri ngiye kubona mbona umuntu w'umugabo mwiza ufite imodoka nziza bona aparitse iruhande rwawe bona agusima aragutwaye akwereka akazi keza nushaka usenga iki kiraka kiri hagati ya 3.5 n'igice umwanzi ntakikuriganya ntakindiganya rwose ndabibonye ariko
ariko ubwo tubivuze nyine satani nawe yagize gute yabyumvise telefone yahoreho Imana igufashe ariko ndabibonye pe Imana ikiza n'icyo kandi simbonye nkomeje gusa mpise mbona undi muryango ufungutse ijwi rirambwira ngo hari umurozi wari waraborotse ibintu byanyu hari ahantu mutajyaga murenga ubundi muri famiye buryo yego kandi nawe urabizi hari amafaranga ugeraho nyuma yawe ugahita ukena pe mubare runaka sinshaka kandi uvugisha ukuri yego nibyo ugatarave wagera ahantu ugahita ubakora absent mu buryo bukomeye ugasubira hasi ntago biribuze gushoboka rero Imana irabihindura izina rya Yesu reka twikomereze ubwo nyine baneretswemo gakeya yego yego ikindi ugomba kuvuga ko muri ako kanya niba hari umuntu ukoreshwa nabo avuga ibintu kamwumva immediate at the moment yego icyo gihe kivuga ibyo bintu hitudekarara kubw'imbaraga z'umwuka wera no gukubita abadayimoni ku mugaragaro no gusenya satani no kurifuzinga ibyo barimo bavuga yego no kubihakana mu izina rya Yesu amatwi yakabyumva kandi koko wigeze kubimbwira kugira ngo bikore bimubwira byumve w'amatwi yabyumve azongera kugutusha azirukanka azamenya ko uri umunyembaraga yego ikindi ugomba gukoresha Bibiliya ijambo ry'Imana rihagije gukoresha ijambo ry'Imana senga iga menya ngo Bibiliya ivuga iki kuri iki n'iki iyo udakoresha ijambo ry'Imana kenshi bituma umuntu akwifatira uko yiboneye ibintu byoroshye ugomba gusaba Imana kubw'imbaraga n'intwaro z'Imana kugira ngo ubashe gutsinda tujye tubwizanya ukuri Abefeso 6 umurongo w'10 n'umurongo 17 uvuga ngo ibisigaye mukomerere mu mbaraga z'ubushobozi n'ubutwari mubashe guhagarara mudatsinzwe ku munsi kuko tudakirana n'abantu ngo dukirana n'imyuka mibi uvuga ngo iyo uhagaze aho hantu ugasaba ya maboko y'Imana agagutabara kurengera wa muntu uramutsinda byanga byakunda uzamutsindira mu nzozi uzamutsindira mu yerekwa ibyo akora byose uzajya ubibona yego nanyumvise ntahazanyura ntahazaguca ntahazanyura uzahora umutsinda kandi umutsinde birangire ugomba kumenya neza ko mu kubaho kwawe imbaraga zo gutsinda abarozi no guhagarika uwo muntu zishingiye mu maraso ya Yesu n'isengesho ry'imbaraga zawe n'uburyo urinda gutangaza amakuru yawe n'uburyo umaze kumenya ngo ndahangana nawe gute ikikomeye mu guhangana mubwira imbona nkubone wimutumaho yego akwiye kubibwira umuntu ngewe ndamubwira winyishushanyaho reka dusangire agakawa ariko nzi kunyanga uko nyine no dore wakoze ibi n'ibintu ndabizi ciye n'urwo aho wamvuna amaguru umuntu nk'uwo rero ariko genda gukunda akwereka ko kwitaye kurusha abandi bose ikibazo hari igihe yiha kwata agasanga ahagiye kwataka ntibigira gute ntibikunda ntibihakana bidakunda nshuti yanjye kuko mubwiza umuntu uyu muntu twarimo tuvuga umuntu wafekitinze ubuzima bwawe akoresheje imbaraga none hari n'abandi bantu bo we atari buze ngaroge ahombye iduka ryawe ahubwo aza kwambura igishoro cyawe ngo azakiguzwa ntakiguhereze arakudindije kandi araguhindije arangije anagucyurire yongere deni agaruke sinigutuma ngo ngongere nyongere amafaranga mbere atayakwishyuye no kuguhombya bino n'umuntu umva ngo abantu bakora kuba maso so kumutsinda mubwire muki aha turavuga ngo iki ntabwo uri buvuge umushiraho isoni ntabwo uri buvuge umutuka ahubwo uramusubizanya mu kinyabupfura ntagaruka umwishongoraho ko hari icyo wamenye yego ukamubwira utari ko baretse gatoya icyo nabwo yase bakijyanye hecyo ni ukuvuga ngo kugira ngo tubashe guhagarika uno muntu urimo wangiza ubuzima ni uko tumubwira ngo ibyo ukora ndabizi n'urugenza rwose ndabizi cya kabiri ngo utari ku ibintu nubikomeza nanjye mfite izindi mbaraga icya gatatu irinde connection yawe nawe yaguhuza ku bintu bifatika yashingiraho ni amafaranga ni abana bawe ni igihe cyawe kandi ikindi gerageza kumwe mu mwanya
kumwima kuko wamuhaye ntacyo yakoresheje ahubwo yamenye ibyawe. Yego. Wimutangariza intsinzi reka yibonere ko nuri kuyimutangariza biramurakaza. Noneho no kugira ngo agumye agiye mureke yivumburire. Ngiye kuvuga icyanyuma gikomeye niyo binyemereye ngasoza. Ndakwemereye rwose. Icyanyuma ngiye kuvuga aho bantu mudukurikiye mukabyumva mukabisobanukirwa. Jutinya kurogesha no kurwanya kiri uwapfuye wabishobora. Ibi bintu byo kwimuka nkora iki ntabwo ari byiza. Reka nkubwire ikintu cyanyuma. Mu gihe cyose yigaragaje ku mugaragaro ko akurwanya, wimurwanya rwihishwa nawe, umugaragarize ko wabimenye ku mugaragaro. Ariko mu gihe bikiri mu rwihisho wimwereka ko ubizi, mwihorere. ko nawe ari ukuntu nakwanga akabiceceka gutyo, nawe bibona ariko tuzi kandi wisengera Imana. Kujya ubona utumenyetso hirya no hino. Yego kandi hari n'ibindi ngiye ko n'ibyo navuga abantu banabyumve. Bene nk'uwo muntu umuhuye ubundi Imana yumva n'ibiri mu kanwa tutarasohora. Kuvuga uti mu mutima uti Imana ndinde imbaraga ze ntizinzeho. Yajya bene aho ngaro ukuntu bimeze, aguhobera vuba, aguha amaboko vuba, mbega ubona ko afite akorera gufitiye ubwuzu. Ariko ishyaka n'ubwuzu n'urukundo agufitiye si ibintu bizima byazamura ubuzima, ahubwo ikintu abashaka ni iki, ni ukugira ngo akurure amarangamutima yawe, ufungure urugero warafunze. Hanyuma umubwire plani zawe, ukureho kode, maze umuhe ibitabo byawe byose, amenye projet, gahunda, ubukwe bw'umwana, urugendo byose, narangiza bicurike. Ibyo wavuze byaraguhiriye. Si nk'ibyo byose se. Umutima ntiwari wakuriye kuki wamubwiye. Kandi wasanga niyo myunyu yari iri mu nzu ariko ntacyo yakoze. Erega ugomba gufunga ukoresheje umunwa n'isengesho. Turabibonye kuko turizi. Mushumba, nyemerera dusoreze kuri aka kantu nyine, bya bindi batwaye, ubizi ko batwaye imbaraga zibihagarika. Ni ku isengesho still. Still ni isengesho. Ubundi ni isengesho. Yego. Kabiri, niba abikora ku mugaragaro mubwire ku mugaragaro. Yego. Gatatu, niba abikora ntabikwereke bimuhishe ko nawe ubizi. Kane, bika amabanga yawe kure. Icyaguhaye igisengere. Nawe icyo umuhaye ugisengera, kandi kitakuri mu kihorera, ni kuzamushyira hasi ntibongere kwagafectinga abademoni bagahita bacika intege. None amataboneke, akazi kaboneke, ubuzima buboneke, wihuze n'ibicaniro by'abantu bazima, wihuze n'abantu b'abanyamasengesho bazima, kuko abeza baracyahari. Nubaboneke ibintu byose bigende neza. Urakoze cyane. Ndagushimiye nanjye Mushumba.